uyu Yesayi nimureba neza mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 igitekerezo ndetse mugenzi wanjye yabivuzeho igice cya 16 nyuma yuko Sawuli atangiye gufatwa n'imyuka mibi Imana yamubwira icyo akora ntagikora akikorera ikindi Sawuli atangira kurwara abantu akazaza agira umushiha akawubyukana Sawuli ageraho aho abandi bakurira ihumure mu nzu y'Imana yahagera kumva nta kintu hamaze atangira kubaririza amakuru yari yararwanyije abapfumu atangira kongera kubajyamo Sawuli agenda asubira inyuma yarigeze gusigwa amavuta ndetse yarigeze no guhanura igihe cyarageze Samweli aratangira akazaza yirirwa arira buriya reka ngira ikintu nkubwira iyo umuntu wamutaye w'imbaraga zawe zose ukagerageza kumugira inama yose ishoboka yarangiza agakomeza kuba mubi hari ikintu kimwe cyonyine ubusigaranye nukugira gute nukumuririra Samweli yafashe gahunda mu gitondo akaririra Sawuli nimugoroba akamuririra Imana igeraho irambirwa ayo marira kuririra umuntu udafite gahunda yo guhinduka ntacyo biba bigize gute ntacyo bimaze igice cya 16 umurongo wa mbere bukeye Uwiteka abaza Samweli ati uzageza he kuririra Sawuli kandi nanze kwaba umwami wa Isiraheli uzuza ihembe ryanjye amavuta ngutume kuri nde mu gihe cyose ihembe ry'Imana rikirimo amavuta abasimbura abantu ntibazagira gute ntibazabura uzumva uri umukuru w'itorero udasanzwe uzumva uri umubwiriza udasanzwe muri korari uzumva ko ari wowe uyigize mu nama y'itorero uzumva ko ari wowe mukuru w'itorero ibintu byose ubizambye uzatangira usubira inyuma abantu bakuririre ariko ibyiringiro by'Imana bihoraho mu gihe icupa ryayo rikirimo amavuta yayo aterura icupa yihanagura amarira Imana iramubwira iti genda njye kukwereka jya muri ya rugo harimo abantu harimo umuntu ugomba gusimbura uyu tuve mu marira nta kintu azamara aragenda agezeyo ijambo ry'Imana riratangaje abaza umusaza ati se ufite abana bangahe uyu musaza Bibiliya itubwira ko yatondetse abana be 7 haburamo nde Dawidi ngo aba bana 7 yabatondetse akurikije ubutwari asanzwe ababonana akurikije uburyo bakurikirana Samweli nawe ahageze ngo hari ibintu 3 byamukuruye kuri Eliyabu uko bari bashoreranye Eliyabu yarabasumbaga kandi muri icyo gihe kuyoboresha umuntu muremure munini byerekanaga yuko afite n'indangagaciro zidasanzwe ni nayo mpamvu iwabo wa Goliyati bari barahisemo Goliyati ubundi buriya Goliyati ntiyari intwari ahubwo Goliyati uko areshya n'ijwi rye n'ibikabyo bye n'ibitutsi bye byaragukangaga ukagira ngo ni intwari ariko nta butwari yaragize gute kubera ko Imana ntikangwa n'umunwa Imana ireba mu mutima ikintu kidasanzwe rero 444 ni 62 Samweli amugezeho yamubonyemo ibintu 3 byatumye abona ko ari waba umwami ikintu cya mbere niwe wari mukuru kandi abana b'imfura babaga ari umugisha uretse ubu ngubu barimo kubinyatsi umwana w'imfura muri Isiraheli umwana ubyaye wa mbere mwasangiraga gahinda mugasangira imvune akaba azagushajisha neza nawe wajya gutanga 8 1/2 yagifataga wenyine abandi bana bakagabana 1/2 umwana w'imfura yari yemerewe kuba umutambyi iyo se yatanaga na nyina ijwi rye ryari ryemererwa kugira inama se nande none abacu baririrwa bapfa n'abakozi bo mu rugo ibikoma n'isukari kugira umwana w'imfura akakwahagiza ari wagomba kugusazisha neza ariko reka ndeba abantu b'imfura bari hano abantu bavutse ari imfura iwabo muhaguruke twebwe tuzabazwa urubanza ruruta urw'iki urw'abandi
umwana w'imfura ni umuntu udasanzwe, nimwiyicarire. Ni umuntu udasanzwe. Arangije aravuga ati rero nkurikije amasezerano n'imigisha bigera ku bana b'imfura, uyu muntu ni uwa mbere. Ajya ku yindi mpamvu ya kabiri. Reka mbyike ikintu babwira. Mwarabibonye ko kuri iki gihe usigaye ureba mu bana bawe, hakaba ureba ukavuga uti uyazansazisha neza, yakwegera imbere ugasanga niwe ukwahagije. Amaso y'abantu niko ameze. Icya kabiri cyakuruye Samweli akumva yatoranya Eliyabu. Icya kabiri yarushaga abandi gusa na Sawuli mu gihagararo. We yaravugaga ati rero Sawuli yari umuntu usa neza w'igihangange, urumva ntabwo yasimburwa n'akagabo kagufi kadafatika. Reka ntore umuntu ku buryo abisirayeli bazaba bareba n'ibigango bakavuga bati ntacyo tugize gute, ntacyo duhombye. N'uyu munsi hari abakobwa bajya gushaka abagabo, akareba ubwanwa bwiza n'agatuza kanini, ariko ugasanga uwo muntu uzanaburara nta n'ubuyede yakora ngo urare uriye. Hari igihe umubyeyi atondeka abana be agiye ku muhanda gutega tagisi, ukabona afite abakobwa 3 n'abahungu 3, hafi ya bose barangije kaminuza. Wabona bamugose ukavuga uti uyu mumama yibera mu ijuru, naho yibera mu irimbi bugaca akabona ko ari bwagaruka mu bantu. Uyu musaza Yesayi yatondetse abana 7. Buri mwana wese yari afite imico ihishe y'ububwa, yari afite ijuru ryari rizi ababyeyi batari bagize gute, batari bazi. Iki kintu cya kabiri, Samweli yitegereje uyu Eliyabu, abona arusha abandi gusa na Sawuli mu gihagararo ndetse no mu bwiza. Icya gatatu cyamukuruye, mu maso ha Eliyabu hari habereye kuba umwami. Waramureba ukabona abaye umwami koko, byagira gute, byagendana. Samweli rero akururwa n'izi ngingo 3. Ariko nagira ngo mbabwire, birababaje kuba buri kintu cyose dukundira umuntu hano gishobora kuba gihishe umuco mubi runaka. Abakurambere n'abahanuzi hagaragaza yuko Eliyabu, impamvu Imana yavuze ngo nturebe ikirere, 16:7, ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, nagize gute, namugaye. Abakurambere n'abahanuzi banditsemo ingeso 3, imigayo 3 Eliyabu yari afite yatumye igikombe cy'Imana kirimo amavuta kimucaho kijya kuri Dawidi. Icya mbere, Eliyabu yari afite umugayo wo guca ibintu by'Imana amazi. Ntiyubahaga Imana n'ibintu byayo. Buriya nubona umwana ukabona umujene, mwabajene mwicaye aha, ukabona ababyeyi bawe bateye indirimbo mu gitondo, wigumiye mu buriri uri kuri telefone, haza bagira ikintu gikomeye kibi wanyu, bakaza ku materaniro, amateraniro mukayagira y'abasaza n'abakecuru, mu rusengero wahaza ukabona ibintu barimo ni ibintu bidafite gahunda, uzamenye ko ufite ikibazo. Igihe cyose uzashaka umugore ukabona ibintu by'Imana arimo arabica amazi, uzamenye yuko ari ikibazo. Dawidi igihe isanduku y'Imana yatahaga, Dawidi yarabyinnye aranezerwa kuko yarazi agaciro k'isanduku y'Imana n'iki kemura mu gihugu. Dawidi yari afite abasirikare, Dawidi yari afite ingabo zikomeye, ariko yari abizi ko iyo Uwiteka atari urinze umudugudu, abarinzi babera amaso iki? Kuba isanduku y'Imana idahari byatumaga aryama ntasinzire. Umunsi yatashye rero Dawidi yarabyinnye, umugore waramuhamagara, ko nakomeje kubona wiyebura imbere y'abaturage. Umuntu nkawe buri urabona bira bintu harimo logique. Dawidi arababara, arangije aramubwira ati nabuzwa n'iki kubyinira Imana yatse so ubwami kabuma. Yaramubwiye ntiyamubwiye? Cyo nagira ngo mbabwire, ni ikosa rikomeye kuba inshuti n'umuntu uca amazi ibintu by'Imana. Kuva uwo munsi Imana yategetse ko umugore wa Dawidi atazabyara, yarinze apfa atabyaye kubera gupfobya ibintu by'iki by'Imana.
iri ni ikosa rikomeye, ni umugayo ukomeye. Nubona ibintu byakanguye abantu, nk'ubu imvura iraguye, abantu baranyagirwa. Hano harimo abantu bafite amafaranga babuze n'aho bashyira, ariko umunsi abantu bazakora ku mafaranga yo kubaka, hari abagore bari abazabwira abagabo bati urashya warura iki, ni wowe mukiri uri hariya wenyine. Kubana n'umuntu mu nzu, kubana n'umwana mu rugo, ibintu by'Imana bica amazi ni ikibazo. Eliyabu abantu baramubonaga yari n'umusirikare wabaga ari ku rugamba imbere, ariko ibintu by'Imana yabicaga amazi, kutubaha Imana. Icya kabiri, umugayo wa kabiri yari afite ubwirasi buzagaragara abaye umwami. Imana yarebye muri we isanga nk'ubwirasi, nazamuka mu ntera n'ubwirasi buzazamuka mu ntera. Ubu hano hari abantu bahicaye bafite ubwirasi ariko bugoswe n'ubukene. Ubu hano hari abamama babiyemezi ariko ntiyakwiyemera kuko arakodesha akazu k'icyumba na saro, kurya biramugoye, yakwirata kuri ndetse bose hano ko bamuzi. Ariko naramuka yigiye imbere bakubaka ke kazu, azavuga n'ibidafite amatwi byumve. Imana yarabirebye ibona afite ubwirasi burimo gukura, kandi ubwo bwirasi nibubona ubushobozi, ubwo bwirasi buzabubire. Reka mbaho urugero rworoshye. Dawidi ahuye na Eliyabu ku rugamba. Dawidi abwira abaza abantu ati none hano ku rugamba bimeze gute? Reka ngire ikintu mbwira, nuhura n'umuntu w'umwiyemezi, ugahura n'umuntu upfobya ibintu by'Imana, ugahura n'umuntu ukumvisha ko amateka yawe Imana itazayahindura ngo uhinduke undi muntu, ujye umutera iki? Tera umugongo wiganirire n'abandi. Nshuti zanjye, umugayo wa gatatu Eliyabu yari afite, yari yifitemo umuco wo kurushya abantu. Ngo wari umuco ugize gute? Umva, n'umwana w'imfura niwe wakagombye kuvunikira abandi, ariko yahoraga ateza amaboko ashaka ko abandi bagira gute? Ngo Imana yararebye isanga nabo umwami rero, n'uyu muco wo kurushya abandi nawe uzagira gute? Uzakura. Imana irangije ibwira Dawidi iti igikombe cy'amavuta gikomeze gitambuke. Hano hari abantu bashinzwe kurushya abandi, hari abasore bamaze kuba imitwaro ku miryango yabo, hano hari abagore babaye imitwaro ku bagabo, hari n'abagabo babaye imitwaro ku miryango. Cyokoze ubu hicaye n'ababyeyi bashaje babaye imitwaro, ubuzima bwabo ari ukurushya ababakomokaho gusa. Uwo ni umugayo, kandi abantu bafite iyi migayo itatu mbabwiye, igikombe cyo gutoranywa n'Imana kibacaho. Uyu munsi rero ririmba mu mutima uti ntumiteho nde mukiza we, ubwo ugenderera abandi nanjye ntugire gute? Ntusige. Ubuzima bwo kuba inyangamugayo ni ukumenya umugayo wawe ukurimo, ukamenya amafuti yawe, warangiza ugatangiza intambara, ukabwira Imana ngo nimanuke ikurwanirire, kuko abantu bafite umunkanyari n'ibara n'umugayo ntibazabona Imana mu maso. Yosefu, umuntu wa kabiri. Yosefu agiye gusura abavandimwe be, agezeyo baramufashe bamujugunye mu mwobo. Ayo ni amateka mwese muzi. Bamaze kumuta mu mwobo, Yosefu baramugurishije, aragiye ageze muri Egiputa. Yosefu ageze muri Egiputa, ndetse nimureba neza baramuhamagaye. Igice cya 39, reka bari cyo nigiraho. 39, nyirabuja wa Yosefu amwoshya gusambana nawe aranga. Yosefu bamujyana muri Egiputa. Potifari umunyegiputa, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda, amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uyu murongo hagati yawo n'umurongo wa kabiri, igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi nanone cyongeye kugaragaza ubutwari budasanzwe icyo Yosefu yagambiriye Imana mbere yuko yinjira mu kwa Potifari. Amaze kubona ko igihugu ajemo nta mikino, amaze kubona ko ubuzima buhindutse, Yosefu hari ibintu yagambiriye. Mu gitabo abakurambere n'abahanuzi
haravuga ngo yafashe umwanya yikuramo amajwi y'ibitutsi by'abavandimwe. Cyo ni icya mbere. Yarabanje yihanaguramo amajwi abavandimwe be bamubwiraga bamugurisha, kuko iyo ufite ibintu bikuvugamo by'abantu bakugiriye nabi, gutera imbere ntibishoboka. Ubu abantu mwicaye aha ngaha mugifite amajwi yabo mwiganye, amajwi yabo mwakundanye bakabatera indobo, abantu babacumbikiye bakabirukana, abo mwakoreye bakabambura, ababapinze ku rusengero, ukaba ugendana ayo majwi mu mutwe, ntuzapfa uteye imbere. Icya mbere nicyo yabyihanaguyemo. Icya kabiri, kwakira ko kuba umwana w'inkoramutima bisimbuwe n'ubucakara. Ubuzima burahindutse. Ubutesi nari mfite kwa Yosefu, ubu ngiye gucirwa inzira no kuvunika. Kubw'ibyo rero, Mana uzampa amaboko. Imana rero ntiyamuhaye amaboko, ahubwo yahiriye amaboko ye. Icya gatatu, yikuyemo agahinda n'ubwoba bw'ahazaza. Yarabizi ko umuntu yagize ubwoba bw'ahazaza bimugusha mu mitego. Ubuse n'abantu bangahe barimo gusambana na ba shebuja kubera ko arimo kureba imbere ntagire gute ntahabone. N'abantu bangahe barimo kunywa inzoga, n'abantu bangahe barimo gukandagira isabato kubera iki? Bafite ubwoba bw'ahazaza. Yasabye Imana kumukuramo ubwoba bwagize gute hazaza, kuko yaraharebaga ntahabone. Ntabwo Imana yigeze yemera ko Yosefu amena amaso ye n'ibihe ngo arebe yicaye mu ntebe ya minisitiri w'intebe, ahubwo yarebaga n'ahantu azicara ku gatabureti ntagire gute ntahabone. Hari igihe Imana itajya yemera kudukopeza ahazaza hacu. Icya kane, yagaruye ibitekerezo ku Mana ya se, yamurinze. Hari igitekerezo papa we yari yaramuganirije. Buriya mwababyeyi mwe, mureke dufate umwanya tuganiriza abana bacu. Umunsi umwe Yakobo yafashe umwanya aganira na ka Yosefu, azi ko ari ibintu byoroshye. Arakabwira ati rero nigeze guhangana n'ikibazo njya ahantu kure. Umwana amazi ati se wagiye kure habaye iki? Umubyeyi arabimwerura aravuga ati ngewe nibyo umugisha w'umuvandimwe aramiga, ari mama ari papa bose baranta, mpinduka imbobo mbinzerereza njya gupagasa. None se papa byagenze gute? Atekerereza umwana uko igitekerezo cyagenze n'uburyo Imana yamugaruye amahoro ikamwubakira ubuzima. Umwana arangije ati burya Imana yacu ntiraho tuyisengera, niyo umuntu akoze urugendo ajya kure ijyana nawe, ako kana kabika mu mutwe. Kubw'ibyo rero yahise yibuka ko ubuzima agezemo bumeze nk'ubwa se, ari ubuzima bwa kure. Asaba Imana yuko izamuba hafi nubwo ari kure ya bene wabo, ariko ntihazabe kure y'ijuru. None ubu ndagira nkubaze, uri hafi y'ijuru cyangwa uri kure yaryo? Ikintu cya gatanu, yagambiriye ko azaba inyangamugayo, indahemuka ku Mana. Yarabigambira aravuga tumva ntago nzahazaza, ubuzima ngiyemo simbuzi, bosi ngiye kubana nawe, urugo ngiye kubamo sinduzi, ariko mbere yuko ndwinjiyemo ngambiriye kuba inyanga. Reka ngiye ikintu babwira, nta muntu ugambirira kuba inyangamugayo yageze aho yategewe. Umuntu agambirira kuba inyangamugayo mbere y'aho yategewe, yagera aho ategewe Imana ikamuha imbaraga. Iki kintu ni ikintu gikomeye. Noneho ikindi, yihaye gahunda yuko azaba nk'utabona cyangwa nk'utumva igihe azaba agoswe n'ibibi. Yaravuze ati kuva uyu munsi ubu ngiye kuba nk'umuntu udafite amatwi, ngiye kuba nk'umuntu udafite amaso, kuko ndimo ndareba iki gihugu nkabona nta kintu kizima kigize gute kandi iki gihugu ngomba kukibamo. Kubw'ibyo rero ubwo murashaka kumbwira yuko abagore babaga bambaye ubusa yababonaga? Yagambiriye kubaho nk'utabona, yagambiriye kubaho nk'udafite iki amatwi. Hari n'ibintu abantu bavugaga we bikamera nk'aho bitagize gute bitavuze. None nagira ngo mbabaze, mufite amatwi n'amaso cyangwa ntayo? Ubu usanga umukirisitu yicaye imbere y'igifilime cy'ubusambanyi, amaso ameze gutya ati toka Satani kwa jina la Yesu. Ariko ibi bintu abantu barabireba. Satani yafasha abantu pe. Wowe kutarimo gukuraho amaso, ako ni ikibazo si ikibazo? Twebwe turimo turashaka kuba muri Egiputa rero ducanye hehe? Ducanye ku maso.
ngiki kibazo gikomeye dufite. Ubunyangamugayo rero ntiburi buboneke. Yosefu yagambiriye kutazahisha amahame amugenga nk'inzira yo gutona. Kugira ngo atone ntibizasaba ko aryamira amahame ye. Akantu ka nyuma nasomye, kwishimira idini ya basekuruza. Yabonye hari amadini menshi, imisengere myinshi ipfuye, arangije aravuga ati rero nubwo ibi bintu ari uko biteye, hakaba hakorerwa ibirori n'ibiki bigeze gute, ariko reka nkubwire, idini ya databuja ya basogokuru izaza ihora inesha idini ya databuja. Icyo kintu rero cyaramunezezaga. Ariko uyu munsi wa none umuntu yikubita ahantu mu kazi, ukamaze uti harya uri umudivati, hoya ati bafunze mu mutwe sina n'abakunda nubwo ndiwe. Byararangiye ntibyarangiye? Byararangiye. Aya mahame rero Imana yarebye yabwiye Yosefu ngo ntukiri uwo kwicara ku ntebe zisanzwe, ugomba kwicara mu ntebe ya minisitiri w'intebe, ugafata imyanzuro kugira ngo iki gihugu kimenye ko mu ijuru hari iki, hari Imana. Ubuzima bw'inyangamugayo, nshuti yanjye, buri muntu wese muri twebwe afite imigayo ye itandukanye. Hari abantu bafite umugayo w'umunwa hano, hari abafite umugayo w'akaboko, hari abafite umugayo w'akaguru, batajya bicara mu ngo zabo, bahora bazenguruka, abagabo baticara mu rugo, abagore baticara mu rugo. Buri muntu wese afite umugayo we hano. Kandi nagira ngo mbabwire, kuba dufite umugayo si uko Imana iri hano yifuza ko tuguma kumera gutyo, ahubwo iyo migayo twamaze kuyifata yabaye nka kimwe mu bituranga. Musabe Imana itugenderere. Niba uhanganye n'umugayo wawe, ukaba wiyiziho yuko ufite idefu, ukaba wiyiziho yuko ufite ikintu cyakunaniye gishobora gutuma gutoranywa n'Imana bigucika, uyu munsi bishyire ku birenge bya Yesu, usaba Imana iguhindurira ubuzima. Fungura intambara ku muco wakunaniye, tegura intambara, rwana, nesha kandi usenge. Imana ifite ikigomba kugukorera. Ariko nugumana imigayo ugakomeza kwikumira aho ngaho, reka ngire ikintu nkubwira, nijuru uzaryumva mu migani. Nshuti zanjye, uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Ndagira ngo twihute amagambo akomeye asomwa muri Yeremiya. Yeremiya, abasomyi ba Bibiliya tujyane. Ndabona iminota ya hano ikabuye nayo ibiguruka, ubwo namwe niba mutaguruka nkayo nacyo ni ikibazo. Yeremiya 31 murongo wa 19. Yeremiya, hari ibintu bitatu bigomba gukorwa kugira ngo umuntu amenye umugayo we, umenye uburyo uteye. Hari abantu itorero ritazapfa rishyize mu mugayo kuko ni abanyabyaha b'abatekinisiye. Ubu hano hari abantu, hari inama z'itorero dukora, tukavuga ngo kanaka ngo yavuze kanaka, ariko twicaranyemo n'abantu bamenye amabanga y'inama y'itorero. Ahangaha hari abantu duhanira yuko twababonye ku kabari, ahubwo hari abafite inzu zirimo utubari ari utwabo. Hano hari abantu tuvuga ngo twababonye bagendana n'indayi, ushobora gusanga hano hari umuntu uhicaye ahubwo uzicuruza. None se abo bantu itorero rizabamenya ryari ngo ribaho umugayo? Ariko reka mbabwire, ijuru iyo rikubonyeho umugayo, Imana ikavuga ngo namugaye, ubuzima bwawe buba burangiye. Ubu uzakomeza kuba umuntu uri aho. Eliyabu yakomeje kuba ku rugamba, ariko amateka ye mwigeze mwongera kuyumva? Reka da. Uzaguma mu rusengero, ugume muri korari, mu nama y'itorero, bagukomera amashyi, uzasaza nta rwibutso usize, kuko uzaba ku isi nta kintu umaze. Nshuti zanjye, Yeremiya amaze kwigishwa, Yeremiya 31:19, ni ukuri namaze guhindurwa, amen, ndihana, amen, kandi namaze kwigishwa, nikubita ku matako, naramwaye ndetse nkorwa n'isoni, kuko nari mfite umugayo w'iki. Ubu nagira mbabwire ngo imigayo dufite, imico mibi yatunaniye, niyo twanduye turi abasore. Uko turimo kuba abagore n'abagabo rero, ya mico mibi yacu nayo irimo iragenda igira imyaka, igira uburambe.
mu busore niho hantu heza ho kujugunya umugayo, niho hantu heza ho kujugunya ibintu by'ububwa ugahinduka umuntu ufite icyo umaze. Yeremiya arangije, Imana imaze kumukangura, nyuma yo kwigishwa, nyuma yo guhindurwa no kwihana, Yeremiya nibwo yamenye ko afite amadefo yo mu busore bwe. Imana yacu ni Imana ikomeye. Yobu yabivuzeho, tujyane abasomyi ba Bibiliya. Yobu igice cya 27, Yobu yavuze amagambo akomeye. Uyu munsi nifuza ko dusangira umurongo wa 5:27. Yobu haranditswe ngo, ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kubiki. Ariko muri uyu muvuduko wacu turimo gushaka gukira tutavunitse, turi ku ntambara yo kumenyekana. Umuntu aremera agasambana kugira ngo yambare neza, umuntu aremera akiba kugira ngo nawe yubake inzu iri ku muhanda, umuntu aremera agahemukira bamukopye amafaranga kugira ngo nawe ahinduke umuntu udasanzwe, umuntu aremera agatira imodoka n'imyenda akaza ku rusengero ngo yemeze abantu. Ariko Bibiliya irimo iravuga ngo iki? Ubunyangamugayo ni umunzani. Imigani 28:6, Bibiliya iravuga ngo umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge naho cyaba ari igikire. Ubunyangamugayo ni umunzani. Turi mu minsi y'imperuka, aho kugira ngo ugere ku kintu icyo ari cyo cyose birimo biragusaba yuko ubunyangamugayo bushyira ku ruhande. Kurangiza kaminuza kugira ngo ubone akazi birasaba yuko ubunyangamugayo ushyira ku ruhande. Gucuruza ukunguka ugatera imbere birasaba yuko ubunyangamugayo bushyirwa ku ruhande. Kuba umuyobozi w'itorero, kuba umubwiriza, ibintu byose Satani arimo arashaka ko ikintu tujugunya ari ikintu cyitwa iki? Ubunyangamugayo. N'ubu hano hari abantu bajugunye ubunyangamugayo barimo kubona imibereho y'isi itangiye gukunda. Urarushywa n'ubusa. Nshuti zanjye, ntabwo nabura kubabwira iki. Luka igice cya 2. Luka igice cya 2, ijambo ry'Imana rirakomeye. Luka, ndavuga Luka igice cya 2, hano batubwira umubyeyi. Luka igice cya 2 ni amagambo akomeye cyane. Aya magambo ajya ntera ubwoba iyo nyatekerejeho. Nimureba neza ni igice cya mbere umurongo wa 6. Igice cya mbere Luka igice cya mbere umurongo wa 6. Umurongo wa 6, Bibiliya irimo kuvuga ise wa Yohana umubatiza ari we Zekariya na nyina wa Yohana umubatiza ari we waje witwaga Elizabeth. Bibiliya ibavugaho yaravuze ngo bombi bari abakiranutsi imbere y'iki? Y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose ari iki? Bibiliya iratangaje. Bari abakiranutsi, ariko mu bigendanye n'amategeko y'umwami Imana bari inyangamugayo. Mu bigendanye n'imihango yera yashyirwagaho n'Imana ngo abantu bayigenderemo nabwo bari inyangamugayo. Bibiliya igakomeza umurongo wa 7 ngo ariko ntibagiraga iki? Ntabwo kuba urimo guhura n'ibibazo bivuze ngo uri umupagani. N'inyangamugayo z'Imana zihura n'iki? N'ibibazo. Icya mbere, aba bantu babiri barahuje mu rugo. Icya kabiri, ni abakiranutsi n'inyangamugayo mu bintu by'Imana no mu bindi byose, ariko bafite ikibazo. Iyo wicaye mu kibazo uri umuntu w'Imana, Imana yicarana nawe muri icyo kibazo. Kandi ikindi, uzirinde kwikuraho ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo buzakwambutsa, bona nubwo uzabanza gufungirwa muri gereza nk'uko Yosefu byagenze, ukabanza gufungiranwa mu buzima bugoye, ariko igihe cy'Imana nikigera, Imana izagushyiraho igomba kugushyira.
bishoboka ko ushobora gusigwa amavuta y'Imana, ukabanza ukazungera ukazerera nka Dawidi, ariko igihe nikigera Imana izakoherereza abakurwanyije baze kukwinginga ngo ngwino wicare ku ntebe yawe. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ikintu gikomeye. Niba utarimo gushora intambara ku mico yawe yakunaniye, ntuzaba inyangamugayo. Kandi isomo risoza badusomeye, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, badusomeye amagambo ateye ubwoba. Uyu munsi niba ufite amatwi yumva, Imana ikumvisha aya magambo. Igice cya 6 umurongo wa 14, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, haranditse ngo witondere itegeko, ntugire ikizinga. Ikizinga kiza ryari rero? Iyo wambaye imyenda y'umweru, ikizinga kiza iyo wicaye utagomba kugira gute? Kwicara. Iyo waciye mu nzira utagombaga gucamo, umuntu ashobora kukwanduza atwaye imizigo. Ariko nanone ushobora no guhura n'umuntu kwanga, yarangiza agafata ibyondo akabigutera kugira ngo gusirimuka kwawe ko wambaye neza bitiki agaciro. Ndashaka kubabwira ngo nimwirinde ikizinga. Kwirinda ikizinga nshatse kuvuga ngo irinde kwicara aho utemererwa kwicara, irinde guca mu nzira utemererwa gucamo, irinde kugendana n'uwo mutagomba kugira gute? Kugendana. Ibyanditswe byera birakomeza bikavuga ngo kandi umurongo wa 14, witondere itegeko, ntugire ikizinga habe n'iki kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Abantu bafite izi ndangagaciro eshatu nibo bazabona Yesu atungutse kuki? Ku bicu. Uyu mwanya ndagira ngo nirarikire. Muri mwe hari umuntu wumva afite ikigeragezo gikomeye Satani yamugabyeho, akaba afite umuco wamunaniye, akaba afite intege nkeya, akababwira Imana ati Mana, kangura ubuzima bwanjye, igikombe cyawe cyo gutoranya kirimo amavuta ntikinceho. Muri nge mfite inenge, ariko Mwami Uwiteka mbabarira, uko abantu bambona bitaba bitwikiriye inenge zihishe. Gira icyo ukora mu buzima bwanjye. Hari icyo nshaka kurekura uyu munsi kugira ngo nduhuke. Hano uyu munsi harimo abantu bameze nka Yosefu, barimo kubona barimo kwinjira muri Egiputa ubuzima bwanze, bakaba bifuza uyu munsi kugambirira imbere y'Imana, babwira Imana bati Imana, ndimo ndinjira mu buzima bwa gikene, ndimo ndinjira mu buzima bw'ibigeragezo, ndabona iwanjye bitagenda neza, ariko uzandinde kujya mu bapfumu, uzandinde guca inyuma y'uwo twashakanye, uzandinde kwandavura, mpindura inyangamugayo muri ibibazo ndimo kucamo, nzabisohokemo nera. Ubyifuza ngwino dusenge. Tera intambwe niba uhari, Imana iguhe umugisha. Tera intambwe uze dusenge. Tera intambwe muze kugambirira, kugira ibyo ujugunye imbere y'Imana kugira ngo nayo igire ibyo igupfumbatisha. Gusaba Imana kongera kugira ubunyangamugayo, kuko Imana yacu nayo ni inyangamugayo. Hari ibintu Imana ishaka gukora. Mutere intambwe muze hano ku ruhimbi nta kibazo, kuko aho ngaho abana barahari. Cyangwa abana baze ku ruhimbi, mwe muhagarare hano. Apasifainda muze hano ku ruhimbi. Yego. Abantu mwese muhagarara aho Apasifainda muze. Imana ibahe umugisha. Tera intambwe, nta mwanya wo gupfusha ubusa dufite. Amen. Maze rero muvandimwe nkubwiye, ndakumva nshuti yanjye, mbabarire ntunenguhe, dore nkuzaniye ubutumire hakiri kare kubera ukuntu nkuzirikana, kugira ngo ibihe by'ihembura bitagutambukaho. Nawe urabizi neza ibyo nkunda. Niba ari ijambo ry'Imana, aho sinahatangwa. Wino hakiri umucyo, Yesu aragutegereje, aramuriya
ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko MGA itorero ry'abadiventisiti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono firidi y'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda hani mu mujyi wa Kigali rikuraritse mu materaniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru bibiri ryaguteguriye. Ni ukuva ku isabato tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kugera ku isabato tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2025 turi kumwe n'umubwirizabutumwa Master Guide Musoni Flavie. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti kugurisha byose ngo utunge ukuri cyangwa kugurisha ukuri ngo utunge byose. Aya materaniro arabera ku rusengero rw'abadiventisiti b'umunsi wa karindwi i Kabuye kuri gahunda iteye itya: ku isabato n'uguhera saa 9 z'amanywa, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche n'uguhera saa 10 n'igice, naho mu yindi minsi n'uguhera saa 11. Muri aya materaniro y'ivugabutumwa rero turi kumwe n'amakorari adufasha Friends of God yo ku Ruyenzi i Kamonyi, ijwi ry'ihumure yo ku Muhima ndetse n'umusamariya mwiza y'Inyamirambo. Turi kumwe kandi na Happiness yo mu Gatsata, Amizero yo ku Muhima na Philadelphia yo ku Kabusunzu. Turi kumwe n'umuryango w'inyenyeri ya Kabusunzu, Les Héritiers du Ciel ya Kabuye, Salvation Voice ya Kabuye ndetse na korari zose zo mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono. Turi kumwe kandi na korari Abagwaneza yo ku Kimihurura. Akarusho muri aya materaniro turabagezaho ibyigisho by'ubuzima n'ibyigisho by'umuryango. Sangiza abantu mu butumire baze dusangira aya mahirwe.